ubyangu byemere gospel cyangwa se umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana niwe uyoboye umuziki w'u Rwanda. Ibi ngibi ndabivuga nshingiye ku bimenyetso bigenda bigaragara ko kugeza amagingo aya ngaya nk'urubuga YouTube rushyirwaho ibihangano by'abahanzi nyarwanda n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Ubu ngubu biri kugaragaza yuko umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana ari wo uyoboye umuziki w'u Rwanda. Ibi ngibi rero ndabivuga nshingiye kuri fact zigaragara. Reka turebe tugendeye nko ku bahanzi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Ubwo kurikirwa cyane mvuga turagendera kuri ku bantu bakurikira ibihangano by'umuntu buri munsi, umunsi ku munsi, ubwo ni ukuvuga subscribers. So ubwo rero nibwo ngiye kubakorera top 5 y'abahanzi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Ni ukuvuga rero reka dutangire tuhera ku mwanya wa 5 tumanuka tuze kugera ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 5 turasanga umuhanzi Tahiwacu Bliss, ariwe mu wamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melody. Uyu Bruce Melody akaba kuri channel ye n'undi yitwa Bruce Melody, akaba afite abamukurikira bihoraho 648. Abo ngabo nibo bamukurikira mu buryo buhoraho. Dore ko aheruka gusohora indirimbo yitwa iyo foto. Kadukomeze n'umwanya wa 4. Umwanya wa 4 turasanga nkuko nababwiye yuko umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana ari uyoboye. Turasanga abahanzi babiri, ari umugore n'umugabo bamwita Papi Clever ndetse na Dorcas. Channel yabo ikaba yitwa Papi Clever and Dorcasofficial. Abangaba rero bakaba bafite ababakurikira bihoraho, ari bo baba subscriber 773. Ibyo ngabo ngabo nibo bakurikira bihoraho. Hanyuma reka dukomeze ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga n'ubundi korale yitwa Ambassadors of Christ Choir. N'ubundi channel yabo ikaba yitwa Ambassadors of Christ Choir. Bo bakaba bafite ababakurikira bihoraho, aribo bita aba subscribers 1,280,000. Abo ngabo nibo babakurikira umunsi ku munsi. Iyo bashyize igihangano baba bari tayari gukurikira icyo kureba icyo gihangano. Hanyuma kadukomeze ku mwanya wa 2 turasanga umuhanzi Meddy, ariwe Ngabo Meda Jobert. Akaba afite 1,430,000 by'abamukurikira buri munsi, subscribers. Abo ngo rero nozo ku mwanya wa 2. Wakibaza uti ku mwanya wa mbere harazana ubundi ko hashize igihe Meddy ari waruyoboye urutonde rw'abahanzi bakurikirwa cyane mu Rwanda. Noneho wakibaza uti ubundi ninde wamusimbuye? Wamusimbuye rero nta wundi n'uwo bita Israel Mbonyi. Uyu nguyu Israel Mbonyi ubu ngubu akaba ayoboye uru rutonde rw'abahanzi bakurikirwa cyane mu Rwanda n'ibihumbi na 1,450,000.
ibyo bamukurikira buri munsi bahoraho, ba subscriber be akaba ari 1,250,000. Rero noneho tugereka turebe twavuga ati se ninde uzamusimbura, ese Israel Mbonyi Meddy azongera muceho? Reka rero turebe n'abandi nabo bakore cyane, hanyuma tuzabona n'umuhanzi wundi wasakira. Impamvu navuze ngo natangiye mvuga ngo gospel nibo abantu bayoboye, uyu nguyu Mbonyi uje ku mwanya wa mbere, ndetse na Meddy, ndetse na Ambassadors of Quest ndetse Choir, ndetse na Papi Clever na Dorcas. Aba ngaba bose urumva ni gospel. Imana ishimwe rero ko abanyarwanda bari bakunda nyine kuramya no guhimbaza Imana. Reka dusoreze rero ku karirimbo ka gospel n'ubundi turamya duhimbaza Imana. Ubundi abadukunda mukomeze mukore subscribe, dukomeze tubane umunsi ku munsi. Ndabakunda, ni Headless Media, naho njyewe ndi nayo.